aho ushobora kuvuga imyanya ndangagitsina ntibabyumve neza babwire ko ari imiti ihumuza mugituba rwose tubwizanye ukuri ubwo sinzi icyo biri bwitiki ubwo kuvuga ngo mu myanya ngo ndangagitsina ubwo saraza kumenya ari ikihe gitsina araza kumenya ari ikihe gitsina itonde Ego, ntugire ibyo ndunda. Buriya jihad ibintu bijyanye na Finga. Ego, Finga ngo zireze. Ntago umuntu mukabara aba yakara jihad buretse gato. Ntago umuntu aba yakara aba yafasha amabyeri menshi, aba yafasha amacupa menshi, aba yasuje abantu benshi. Ibyo bintu byo kubatambikana bakajya kubatera amafinga mu modoka. Please, I beg, menya ngo ese ndagura umuti bwoko kiwoko izina cyanjye kugira ngo nisubira mu kabari ntabandi kunutira abantu. Ese nguhe inkuru hari umuntu wari ugiye gutera finga umuntu mu kabari. Reka ntago ndi bunamuvuge kuko uwo sindi bumuvuge. None harangije aragenda yari afite inzara ndende nsanga ari kuziruba ntese ubaye iki ngo ya ngo hari umuntu nshaka ngo kujya gukubitira. Numukubitira ikisi ngo kunsutsu yewe ubwo nibyo byakunsutsu ni nabwo bwa mbere ari imbyumvise ni none ndi guca inzara ngo zitaza kumukomeretsa naho ubwo utwo tuntu turi busigaza n'amenyo nitwo turi buze kumuhandura araza kubavirirana nk'inka yabyaye noneho ndangije mu gihe ndangije ndamubwira ubwo twariherereye amena icupa rya ntuzenya icupa bwo sinshaka kuvuga izina ryaryo yamenye icupa akamanyu niko yakubishije ubwo urumva niko namugiriyeho inama ariko ndagira nkumenyeshe ngo aba bakobwa baranaguwe bagore babanze bige guhumura please iyo wa hostinze ahantu listen to me iyo wa hostinze ahantu you have to smell very very good aho you have to smell very smart ukasmelinga well uri kumva ku buryo n'umuntu wa hostingiye umuco akavuga ati wow ariko se uraca uhumura nk'isekurume kameme k'isekurume uraca uhumura nk'ingurube yanyaye nibahehe cyangwa ntibamena amazi yaho yanyariye yananereye yanabyariye umva please I beg abakobwa twazanye buno buparfe butoya uvomeramo parfe yawe witera uri kumva eragize ndaziragenda zikisiga parfe za bibi oya babwira yuko rwose hari imiti ihumuza mu gituba aho ushobora kuvuga imyanya ndangagitsina ntibabyumve neza babwire ko ari imiti ihumuza mu gituba rwose tubwizanye ukuri ubwo sinzi icyo biri bwitiki ubwo kuvuga ngo mu myanya ngo ndangagitsina ubwo saraza kumenya ari ikihe gitsina araza kumenya ari ikihe gitsina itonde ni imiti ihumuza mu gituba pe ku buryo uba uri guhumura ku buryo n'umwana aza akajya muri kave akabyumva neza ariko we uzi kujya muri kave ugasanga ni reka dukomeze gusambana n'abantu batandukanye mu ijoro rimwe yego ntugire ibyo ndunda buriya jihad ibintu bijyanye na Finga yego Finga ngo zireze ntago umuntu mukabara aba yakara jihad buretse gato ntago umuntu aba yakara aba yafasha amabyeri menshi aba yafasha amacupa menshi aba yasuje abantu benshi ibyo bintu byo kubatambikana bakajya kubatera amafinga mu modoka please I beg menya ngo ese ndagura umuti bwoko kiwoko mu gitsina cyanjye kugira ngo nisubira mu kabari ntabandi kunutira abantu. Ese nguhe inkuru hari umuntu wari ugiye gutera finga umuntu mu kabari. Reka ntago ndi bunamuvuge kuko uwo sindi bumuvuge. None harangije aragenda yari afite inzara ndende nsanga ari kuziruba ntese ubaye iki ngo ya ngo hari umuntu nshaka ngo kujya gukubitira. Numukubitira ikisi ngo kunsutsu yewe ubwo nibyo bya